uramenye ntuzatinde ahantu udakunzwe. Ikimenyetso cya mbere, uzasanga ibihe bye byose ahora ahuze, nta na rimwe ajya agena umwanya wo kukureba, ntagena umwanya wo kuguhamagara, yewega ntanakwandikira. Aha ni hahandi rwose mwatangiye ibintu biryoshye, noneho bikagera ahantu rwose ukabona atangiye kugira indi myitwarire, arahindutse. Bimenye ngo nta kintu gifatika yakubonyemo, niyo mpamvu mubonaho iyi myitwarire. Uzasanga ari umugabo cyangwa umusore udafite ubwoba bwo kumara igihe rwose atakureba, ataguhamagara. Mbese kumva ijwi ryawe, kukureba nta kintu biba bimubwiye. Uzasanga igihe cyose yumva hari ikintu akeneye ko umufasha, nibwo aguhamagara, nibwo akwandikira. Kandi iyo yanatinze, yagarutse aza nkaho nta kintu cyabaye. Rero uyu mugabo, uyu musore, mufate nk'umuntu usanzwe, ntumufate nk'umuntu ukomeye mu maso yawe cyangwa se w'agaciro mu maso yawe. Mbese mufate uko nawe agufata. Uzasanga ari wa mugabo cyangwa wa musore, igihe cyose uzamushakira, uzamukenera, ntabwo uzamubona. Niyo mpamvu iyo umuhamagaye adafata telefone, iyo umwandikira rwose ntabwo agusubiza ako kanya. Ashobora kumara iminsi 2-3 ataragusubiza, akazagusubiza rwose nkaho nta kibazo gihari. Rero gira ubwenge, uyu nta rukundo, nta marangamutima namba agufiteho. Ikimenyetso cya kabiri, uzasanga ari umugabo cyangwa umusore utaguha impano n'imwe mu buzima bwe. Ni umugabo cyangwa umusore mubana kugira ngo agire ibyo agukuramo, ariko we nta kintu na kimwe aguha. Kandi umugabo wese cyangwa umusore wese uri mu rukundo, ikintu kimubangukira ni ugutanga. Rero nubona umugabo cyangwa umusore mu mubano wanyu, asanga ari we washyuhiranye, urimo kumuha impano, ari we urimo kumwohereza ibintu, ukagira ngo nta mafaranga afite cyangwa nta kindi kintu cy'ubushobozi afite, uba urimo kwibeshya. Nta na rimwe umugabo cyangwa umusore ajya abura ubushobozi bwo gutanga impano ku mugore cyangwa se umukobwa uri mu mutima we. Gatatu, noneho rero uzasanga ari wa mugabo utagira ikibazo na kimwe ngo ufite ikibazo, ntashobora kwicara hamwe ngo agutege amatwi, ntashobora kugira ikintu yakubaza. Niyo wasuherewe cyangwa se utarimo kuboneka, ntabwo azafata umwanya ngo akubaze ese amakuru ki, ibintu bimeze bite. Niba akubona rwose unasuherewe, nta kintu bimubwira.